muri kumwe na Pastor Sengirankabo Jean de Dieu. Tumaze iminsi turimo tuganira ku butsinzi cyangwa se kwishirwa nagize mu ijambo ryitwa ubutsinzi. Tukunda kumva abantu baririmba ngo yaratsinze, Yesu yaratsinze, mwami w'abami azahora ku ngoma iteka. Ni byiza ko tugomba kuba abatsinzi kurushaho, cyane ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo turi imitwe ntago turi imirizo. Kandi ijambo ry'Imana muri Efeso 3:20 kavuga ngo Imana ibasha gukora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nkuko imbaraga zayo nyinshi ziri kandi zidukoreramo. Twabonye ko iri jambo ryitwa victory rifite inyuguti zigera muri 7. Tubona ko inyuguti ya mbere ivuga vision, umuntu akwiye kugira icyerekezo, umuntu akwiye kugira intumbero, umuntu akwiye kugiyerekwa. Tubona inyuguti ya kabiri yitwa I, bivuga influence. Tubona ko ari ibintu bigusunikira kugera mu iyerekwa ryawe. Iyo wamaze kumenya iyerekwa ryawe mu by'ukuri, ukamara kumenya ubuzaba we, ukamara kumenya icyo Imana iguhamagarira gukora, twabonye ko rero hari ibigusaba. Iyerekwa ni kimwe, kwerekwa ni kimwe, kuba Imana yakubwira ni kimwe, kuba wagira intumbero ni kimwe, kuba wagira passion ni kimwe, kuba wagira intumbero cyangwa se umuhamagaro cyangwa se impano runaka ni kimwe. Ariko icya kabiri twabonye ko muri influence ugomba kugira ibintu bigufasha, cyangwa se ibintu bigusunikira kugira mu iyerekwa rye. Tubonamo amashuri, tubonamo kwiga, tubonamo kumenya indimi bitewe na level cyangwa se n'urwego wumva ushaka kugeraho n'uburyo ushaka kubikoramo neza. Hanyuma tuza kubona inyuguti ya gatatu muri rya jambo ryacu ryitwa victory. Tubona inyuguti ya sa cyangwa se si cyangwa se ca mu Kinyarwanda. Tuha ijambo ryitwa contact. Hanyuma dusanga yuko kubaka ubushuti cyangwa kugira inshuti nzima byanga byakuna, kuko Umunyarwanda yavuze ngo nta wigira. Umuntu aba akeneye abantu mu buzima bamufasha kugera ku iyerekwa rye, kugera ku ntumbero ze, cyane ko n'Imana nijya gukora izakoresha abantu, ntago uzakoresha ibiti n'amabuye. Imana yacu rero idufashe kandi Imana itugirire neza. Hari abantu rero mu buzima bwawe ukeneye bashobora kugufasha, bashobora guhagararana nawe kugira ngo ugere ku butsinzi, kugira ngo ugere ku gikorwa runaka. Hanyuma tuza kubona inyuguti ya kane ya ta, ariyo time management. Twizemo kumenya gukoresha igihe neza, kumenya gukoresha igihe. Tubona ko Imana iguhaye igihe, muyobozi, muyoborwa, mwene data, rubyiruko, nshuti, y'Imana iguhaye igihe bari ngombwa kugikoresha, cyane ko n'ijambo ry'Imana ritubwira mu Byakozwe n'Intumwa rikatubwira neza ngo Dawidi ntago byashoboka ko yagomba gupfa atararangiza imirimo yagomba gukora mu gihe cye. Hari igihe cyawe rero Imana yaguhaye, niba utaragipfushije ubusa tuje kukubwira ngo gikoreshe neza. Niba waragipfushije ubusa ntago igihe kigaruka, ariko ufite amahirwe yuko uyu mwanya gutera imbere ntabwo ari ejo, gutera imbere n'uyu munsi. Uyu munsi ushobora gutangira kwiyokoresha igihe gisigaye kugira ngo ushobore kugera ku iterambere, cyane ko ijambo ry'Imana tubwira muri Zaburi rikatubwira ngo ni byiza gutunga umutima w'ubwenge kugira ngo ubashe kumenya iminsi n'ibihe no kumenya igihe cyawe usigaje kugira ngo ugikoreshe neza. Imana yacu dufashe kandi tugereza. Hanyuma tuza kubona irindi jambo muri iyi victory. Tubona inyuguti ya O, tuhi ijambo ryitwa order cyangwa se ordre, kugira ngo bidufashe gushyira ibintu ku murongo, bidufashe gushyira ibintu ku murongo kugira ngo dushobore kugera ku bintu byiza Imana yavuze ku buzima bwacu. Nta buryo rero ushobora kugera ku bintu Imana yavuze cyangwa se ugere ku ntumbero zawe, ku cyerekezo cyawe utazi gushyira ibintu ku murongo. Ushaka kuba uri umuyobozi, ushaka kuba utaraba umuyobozi, ushaka kuba ubutegereje, ushaka kuba warabusezeranyijwe n'Imana cyangwa se bene wanyu cyangwa se inshuti, ariko nta kindi umuntu aba kwifuzaho cyangwa tukwifuriza. Impamvu dufata umwanya wo kubigisha ni ukugira ngo muve mu kidini, ahubwo mushobore gukora iby'Imana. Ijambo ry'Imana muri Efeso 2:10 haravuga ko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kuva isi yaremwa. Hari ibintu Imana yateguye ku buzima bwawe, ntabwo Imana yakuremye uri umushomeri. Hari ibyo Imana ishaka yuko uzakora mu buzima bwawe, hari ibyo Imana ishaka uzageraho, hari ibyo umuryango gushakaho, hari igihugu kikwifuzaho. Ni byiza yuko rero ibyo bintu wabashobora kubikora. Uyu munsi wa none rero turaza kureba inyuguti yitwa R. Inyuguti yitwa R, twaye ijambo ryitwa responsibility. Umuntu ushaka kugera ku ntumbero ze, ushaka kugera ku cyerekezo cye, ugomba kumenya kugira responsibility, ukaba responsable. Kuba responsable rero ntago turi buze kubitindaho. Buri muntu wese akwiye kumenya yuko niba ashaka kugera ku ntumbero ye cyangwa ku cyerekezo cye akwiye kuba responsable. Iyo tuvuze kugira responsibility mu buzima, ni ukugira inshingano, ni ukumenya kwiha inshingano. Nk'umuntu ubizi neza yuko uyoboye abantu,
sometimes hari igihe usanga abantu bagiye nko mu mahugurwa ibunaka cyangwa se mu nama ibunaka, bajya mu nama ibunaka, umuntu w'umuyobozi ikintu cya mbere ukora, niba ugeze ahantu muri parikingi ntabwo ari ujya kurwanira umwanya mwiza wo gushaka ahantu ho guparika, aho gushakura abantu twajyanye mu mahugurwa bose babonye ahantu baparika. Niba mugeze muri sale mugiye kujya gukurikirana ibiganiro, ikintu cya mbere ntabwo ugenda ubyigana ugenda ujya gushaka umwanya w'imbere, waba uri umuyobozi cyangwa se utegurwamo kuzaba umuyobozi. Ikintu cya mbere ukora, urabanza ukagenda ukajya mu nguni zose, ukagira ngo ese umuntu uraba wicaye inyuma mu bantu twazanye araba akurikiye umwigisha neza, ese umuntu uraba uraha imbere araba akurikiye neza kuri projecteur, kugira ngo ashobore kumenya ko ibyo bagiye kwakira muri ubwo bumenyi bagiye guhaha bagomba kubutahana. Ntutahana ubumenyi wenyine, babandi mwajyanye bose bagataha nta kintu bakoze, kuko ari amafaranga itoro ryatanze kugira ngo rijye guhugura abantu arapfa ubusa. Amafaranga igihugu cyatanze kugira ngo ajye guhugura abantu, ayo mafaranga bapfuye ubusa. Ni byiza rero kumenya kwinshingana. Mu buzima busanzwe mu itorero ushaka gusanga umuntu ngo ngiye ngo ntago ndi umudiyakoni, ugasanga intebe ziteye nabi ngo ntibindeba ngo hari abadiyakoni. Kumenya kwinshingano ni ukumenya kugenda za ntebe ukazitera ku murongo, nubwo baguseka, nubwo abadiyakoni bakurwanya ngo wagiye mu nshingano zitari izawe, waje gukora ibintu bitari byo, ariko wowe nubwo utaragwa izo nshingano biri muri wowe. Ntago ubundi twebwe nk'abashumba tugira umuntu umudiyakoni, ahubwo aba yarabaye we ni ikimenyetso dukora, tumushikoraho ikimenyetso. Ntago tugira umuntu umushumba, ntago tugira umuntu umupastor, ahubwo aba ibikorwa bye bigaragaza ko ari umushumba. Hari uburyo Imana iba yaramuremye, hari imyitwarire ye, hari uburyo akoramo ibintu.